ufashe wa muntu upfumbata ukugaburira umwise injiji igicucu ikigoryi niwe wabanje kugorama mbere y'ibyo bintu kandi ni nyina w'abana ni papa w'abana ni umuhungu wa nyokobukwe umwise yayi umuhungu wa sobukwe ni umukobwa wa nyokobukwe ngo washatse uramusezeranya muri urangije wishe ya gahunda so rero iyo umaze gufata umuntu nk'ikintu burya no muri jenoside kwica abantu abanza kubashakira amazina kabambura agaciro kabo akamwita ikindi kintu kugira ngo abone ko kumva ko kumwica atari umuntu agize gute ahubwo yishe inzoka yishe ikintu yishe iki mbega ntabone nta muntu ushaka kwihorera arabanza agafata umuntu akamwambura ijambo akamushyira ahandi hantu niba ushobora gufata uwo mu bana ukamugira nka firigo nayo utiri ko firigo iranakuruta kwanza shyiramo igikonje nkanywa babaho abantu kubona nta gaciro aramupfobeje aramushajije ariko ibyo byose nibyo satana abakeneye kugira uri impano nziza nushaka kwigarukira yego none se ugiye ukeneye kubaka afite umutima wo kubaka afite umutima wo gutera imbere ariko abusanze ntibikunze icyambere impamvu ari umugisha iyo ugeze mu rugo urabyara yego kubyara ni iki umugisha nuvuga ngo uhise ubona abasimbura mu kibuga uremwe arabyumva neza ikindi ntukizwe umukobwa ngo hamagare ngo we kana ngwino hano uhinduriwe izina bahita hamagara niba yitwa nka nuze nka kanaka mama barakwita ngo ni mama runaka mama tiki cyangwa mama pinki uko bashaka twivugire gutyo mama yero twivugire uko nguko deja sitati irahindutse kuko nawe wiswe umubyeyi mu gihugu ubwo ugiye mu birori watega urugori ibintu byiza cyane nta mugore gutega urugori bararutega da umukobwa cyane ka kantu bashyiramo kurya se ntago ari urugori tw'Abanyarwanda ya bitani bari umubano nibashyiramo mbona wambara urugori baragambaga umuntu wabyaye yego kabiri uwo mugisha uko burya uzana abana ku isi ni nako Imana iza nibatunga muri iyo si wabazanye cyane n'ukuri Imana ifite ukuntu ikora ubwo babandi bibwiraga ko bazabanza kubona ibiryo bakabona kubona abo babiha bakureho urabanza ukabona bo uha ibiryo ukabona kubona ibiryo ibyo ngibyo waraye uriye bisangira n'uwo mwana bigutwaye iki ibyo waraye uriye ese ko nariye kawunga umwana ashaka serelake nta kibazo n'umudamu ari burya kawunga amashere kabonekemo ntago ari ngombwa umuntu mukuru aba ari umuntu mukuru urantsinze wowe wariye serelake ko wavukiye muri Kigali buriya hari abantu bishuka hari cyo ntajya nemera n'ubu nakibwiye ejo ndimo ntanga ikiganiro ndavuga ngo ibintu byo kubyara tubisengere tubyitondere abana bashobora gusangira rasiyo ariko ntibasangira minerivare ubumwe bw'abera ministries amavuta akandagira amateka ubuzima bugahinduka mwiyerekwa ry'umushumba Reverend Ntambabazi Jean Baptiste ubwo yasengaga Imana yamuhishuriye abantu benshi batsikamiwe n'amateka mabi Imana yamubwira ngo genda ubasuke amavuta ubuzima buhinduke nabo bahindura ubw'abandi ubumwe bw'abera ministries ntabwo ari idini nta nubwo ari n'itorero ni umuryango wakira buri muntu wese akabohoka buri muntu wese mu itorero abohejejwe muri byo umwe bw'abera ministries amavuta akangira amateka ubuzima bugahinduka bahaye ikaze mwebwe mwese mukurikiye ubumwe bw'abera ministries amazina yanjye ni Jerry aha nta handi ni hamwe amavuta akandagira amateka ubuzima bugahinduka hamwe na Reverend Ntambabazi Jean Baptiste ndakwakiriye cyane mushomba urakoze Imana iguha umugisha kuri uyu munsi mwiza wa ku cyumweru wagize neza wambaye neza ku gakote keza murakoze Imana iguha umugisha ndabikunda rwose wayiguze Imana imuha umugisha akubwo uzi kubona ngo abantu bajye bashaka icyatuma buri munsi hari umuntu ukubwira ngo Imana iguhe umugisha ariko ndajambo ubundi kuri biragatsindwa Imana iduhana umugisha twese n'abadukurikiye muri iki kiganiro rero mushumba tumaze iki cyumweru cyose ndakeka tuzasoza ejo turi kuganira ku kintu bita umuryango ibiwurwanya karande ibiki ariko hari ibintu twibwira
ko byaduha amahoro, ko twaboneramo ibyiza. Ese koko nkibaza, nibyo bizana ibyiza, nibyo bizana umugisha, nibyo umuntu aboneramo amahoro? Ndagaruka mu ijambo ry'Imana tuhereye aho byatangiriye. Yego. Ndagira ngo nsome Imigani, ijambo dusanga mu Migani igice cya 18 umurongo wa 22 mushumba, haravuga ngo ubonye umugore mwiza aba abonye ikintu cyiza, akaba agize umugisha ahawe n'Uwiteka. Amen. Akoze cyane. Ndaza nibaza nti se umugore ni ikintu cyangwa ni umuntu? Mbere na mbere mu myandikire ya Bibiliya niko babyitaga, na kera bafataga umudamu nk'umutungo mu yindi mugabo atunze. Niyo mpamvu bavugaga ikintu nyine bumvaga ari property, yari property mu zindi. No mu mategeko mu Rwanda kera umugore nta jambo yagombaga guhabwa, ntiyagiraga uruhare mu igura n'igurisha, byose urabyumva. Ariko uvuga ngo bashatse kwerekana twe turimo turavuga kuri karande zizonga ingo z'abantu. Yego zizonga ingo z'abantu. Urumva rero mu gihe we uwitwa Adamu akangutse aravuga ati mfasha nkurikije uri umugore akuye mu mugabo. Niyo mpamvu akasanga umugabo hari akabisobanura ko buri gihe yagombaga gusanga umugabo, nubwo muri iyi minsi ntawamenye uko byubatse bigenda byubakiwe ukuntu ukabona birahindutse. Rero by'ukuri ntabwo umugore ari ikintu, umugore ni umuntu. Yego. Iyo ni imyandikire y'Ibiri kwisobanura ubonye umugore mwiza. Ushatse gusobanura ngo ababonye gift ahawe n'Uwiteka. Ariko ikibazo uwo wakira gift bameze gute? Gusa nta bantu bahawe gift, bahawe impano y'umugore ivuye ku Uwiteka agasanga ibiganza byakiriye birahanduye. Byo ni bibi kurusha madangira ngo wanyumvise rata. Biraza kunjyana mushumba mu kanya, tureka dusenge, mbabero dusengera ubundi nkubaza ibindi bibazo bikurikira. Namanitse akaguru reka nkamanure gusenga, umuntu arahindura nicaye na neza ngiye kuvugana n'Imana yacu. Imana duciye bugufi kuri uyu munsi wo ku cyumweru. Hari abakobwa bahagurutse mu rugo pe, ari impano yawe uhaye umusore, ariko ibiganza byamwakiriye kwa basebukwe, kwa nyirabukwe, abakazana n'abagabo b'umwami bamwakiriye, ntibazana bakoresha ibiganza bizima, ahubwo bazana ibiganza byanduye, bitumye umubyeyi umukobwa n'umugore barabihiwe mu rushako, bakumva ibigumira mu rugo byari kurutaho. Ariko turi imbere y'ubwiza bwawe, twiringiye gukora gukomeye n'imbaraga zidasanzwe kubwa Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Amen. Urakoze cyane mushumba. Ndagira ngo nkubaze ngo ese gushaka bishobora kuba umugisha bikaba n'umuvumo? Urakoze cyane. Ubundi gushaka ni umugisha. Ikibigira umuvumo cyangwa umugisha ni ibikorwa dusangamo, ni ibiganza bitwakira, ni ibyo batwakiriza, ni n'ibyo badushakamo, ni n'ibyo badukeneyemo. Aha tugiye gukoresha logique iri hejuru. Nanjye ndicara nigere byumve neza. Nicara nigere ku bantu bakuru. Muri rusange mariage ni umugisha. Yego. Ariko ushobora no kuguhindukira umuvumo. Ukazinuka icyitwa urugo, ukazinuka ibintu byose, ukavuga tumva rero reka nkizwe n'amaguru mpunge na Yosefu yataye umwitero mpungire kure. Ariko sura hungu ujye, nicyo kibazo. Niyo mpamvu abahanga mu gushushanya ibya mariage, ururyango rwinjiza abantu mu bukwe rungana nka gate yize imwe bakurura, kuruya ni ntoya, meze nk'iri juru umuntu yinjira habonye ni space. Noneho akaryango gasohokera muvuye muri mariage ntagahari, karafunganye naho mwanyura, uraguma nyine ni rushinga ubone rwinjire ngubone naho ngaho. Sasa hagahitamo ku ruhande abanyabatireka reka ndagiye, twasezeranye ko tuzatanwa n'urupfu, atari ko nta rupfu rukurenze nciyeho.
burya mu gusenya kuko icyo shaka satani abashaka turimo turagusha kuri divorce nyirizina. Yego. Ati rero twasizanye kubana karamata tubyaye tutabyaye tuzatandukanywa n'iki rero wa mugabo we nta utaniye n'urupfu ni wowe rupfu bavuze. Umugore ati rero hamugabo nawe wa mugore we ndabona ni rwo rupfu bambwiye bya bindi byose ndapasurira. Agahita agenda atiswe umusore atwise umukobwa atiswe umubyeyi akitwa umudivorce bikajya muri status yawe none bakubita muri machine bati kare akantu ni kabi none kariho urwego warugezemo. Urumva rero iyo tuvuga iyo umugabo yihenze agafata umugore nk'ikintu iyo ni intambwe mbi ya mbere ubukoze nk'ikintu ni intambwe ya mbere mbi ubuteye. Icyambere ikintu ntiwakigisha inama. Kabiri ikintu wagitera ukajyana aho ubonye aho ushaka. So ngo uyu umaze gufata umugore ukamwita property ukamwita things atari human being ukamwita ukundi kuntu icyo gihe nta kindi ubukoze uba utangiye gutesha agaciro ibitekerezo n'imyumvire yawe wowe ubwawe first n'ubundi. Erega buriya Jerry turaganira no ku cyumwe no turashaka twisanzure ariko turi mu mbaraga zo gutekereza. Ubundi umuntu wese ugutesha agaciro burya baragatakaje mbere yawe ntako abafite akantu wazakumvisa ariko umuntu ugutesha agaciro umuntu ugutesha agaciro aba yaragataye mbere yawe. Umuntu ugusebya aba yarasebye mbere yawe. N'umuntu ukuvuga mu bantu hose aba yaravuzwe mbere yuko uvugwa. Akabiterwa n'iki rero? Akabiterwa nuko yazindutse kujya guhema kandi nawe bimutumye. None se amabanga y'urugo rwe yagombye kumenywa nande? Ni mwebwe babiri mu rwubakanye niko mbitekereza. Bigeze hese kujya kuririmba izo ndirimbo. So ngo umuntu hari umuntu yibwira ko yagutesheje agaciro ubundi nta utesha agaciro yiyubashye ahubwo bita agaciro n'ubizanya bataye agaciro nabyo. Akoze ko ari byo yawe n'amagambo y'ubwenge kandi ndifuza ko ari kumwe bw'abera ministries mukanuri menya kurwanira ibintu byawe menya kubihagararamo niko ngubaze nk'urugero ni gute utesha umuntu agaciro kandi nawe uri umuntu ufite amatwi abiri afite abiri ufite amaso abiri afite abiri ufite izuru ry'inyengeri imwe ibiri ufite umunwa amenyo murangana umutwe murangana bavu murangana. Urumva twaho muri cya kintu cy'ubushe twaraganiriye ngo hahirwa uyifitiye mu kirimba ndavuga ngo ikirimba naho babika iki imyambi none mugabo ufite ahantu ujye ubika imyambi none urangije uturahasuzuguye. Yego abana babyumvise buriya oya ntabwo dushaka ko babyumva ariko mvuge babyumvise bene kubwirwa bo barumva. None ufashe wa muntu upfumbata ukugaburira umwise injiji igicucu ikigoryi ni wewe wabanje kugorama mbere y'ibyo bintu kandi ni nyina w'abana ni papa w'abana ni umuhungu wa nyoko bukwe umwise yayi umuhungu wa sobukwe ni umukobwa wa nyoko bukwe ngo washatse uramusezeranya muri urangije wishe ya gahunda. So rero iyo umaze gufata umuntu nk'ikintu burya no muri jenoside kwica abantu abanza kubashakira amazina akabambura agaciro kabo akamwita ikindi kintu kugira ngo abone ko kumva ko kumwica atari umuntu agize gute ahubwo yishe inzoka yishe ikintu yishe iki mbega ntabone nta muntu ushaka kwihorera arabanza agafata umuntu akamwambura ijambo akamushyira ahandi hantu. Niba ushobora gufata uwo mu bana ukamugira nka firigo nayo utire ko firigo iranakuruta kwanza shyiramo igikonje nkanywa babaho abantu kubona nta gaciro aramupfobeje aramushajije ariko ibyo byose nibyo satani aba akeneye. Ari mu nyungu aho ngaho mu nyungu gusa ari no muri za penaliti baguteye aho ngaho yicayemo aba ari mu nyungu ndetse n'ibihano abantu bagahangana bakenda kumarana ariko bishingiye aho hantu. Yego so rero mariage ubwayo ni umugisha ukora ikifuzo cy'Imana ariko niryari hinduka umuvumo niryari hinduka umugisha nicyo ngicyo ihinduka umugisha bite
bitewe n'uko icyakujyanye uri kugishyira mu bikorwa. Icyakujyanye uri kugishyira mu bikorwa ni ukubaka urugo neza, ni amahoro, ni ukuganira, ni ukwita ku muryango. Iyo uhagera urugo rukakubera umuvumo kubera ko ugiye uri impano nziza y'Imana, ariko ibiganza byakwakiriye bikakwakira bigushakamo undi mushinga runaka. Biranzana kuri iki kibazo, ese birashoboka ko iyo kado nziza Imana ijye yemera ko ijya mu biganza byanduye? Byashoboka. Erega n'abafite kamere mbi bagomba kugira abagabo cyangwa abagore beza se cyangwa bahwanye na kamere zabo. Buri wese wafata negatifu kuri negatifu bibyara iki hari? Sinzi icyo bibyara ariko ni umuriro. Negatifu oya. Ashaka ikintu positive. Buriya Yesaya yaravuze ngo nta kigabo kitazagirira ikigore cyacyo. Cya kabiri, buri rukweto rugira nimero yarwo bigendana. Uko biri kose na wa mugabo nawe akeneye kugira rwoko ni icyifuzo cy'Imana twarakivuze, ariko ugiye uri impano nziza nushaka kwigarukira. Yego. None se ugiye ukeneye kubaka, afite umutima wo kubaka, afite umutima wo gutera imbere, ariko abo usanze ntibikunze. Icyambere impamvu ari umugisha. Iyo ugeze mu rugo urabyara. Yego. Kubyara ni iki? Umugisha. Nuvuga ngo uhise ubona abasimbura mu kibuga. Uremwe urabyumva neza. Ikindi ntukiswe umukobwa ngo hamagare ngo we kana ngwino hano, uhinduriwe izina. Bahita hamagara niba yitwa nka ntuze nka kanaka, mama barakwita ngo ni mama runaka, mama tiki cyangwa mama pink, uko bashaka twivugire gutyo. Mama yero twivugire uko nguko. Deja sitati irahindutse kuko nawe wiswe umubyeyi mu gihugu. Ubwo ugiye mu birori wategura urugori. Ibintu byiza cyane. Nta mugore gutegura urugori. Bararutega da. Umukobwa cyane. Kakantu bashyiramo kurya se. Nagaro urugori tw'Abanyarwanda. Ya bitani bari umubano nibashyiramo. Ambona. Wambara urugori bagambaga umuntu wabyaye. Yego. Kabiri, uwo mugisha uko burya uzana abana ku isi, ni nako Imana iza nibatunga muri iyo si. Muri iyo si wabazanye cyane n'ukuri Imana ifite ukuntu ikora. Ubwo babandi bibwiraga ko bazabanza kubona ibiryo bakabona kubona abo babiha bakureho. Urabanza ukabona abo uha ibiryo ukabona kubona ibiryo. Ibyo ngibyo waraye uriye bisangire n'uwo mwana bigutwaye iki? Ibyo waraye uriye. Ese ko nariye kawunga umwana ashaka Cerelac? Nta kibazo, n'umudamu ari burya kawunga amashere kabonekemo ntago ari ngombwa. Umuntu mukuru aba ari umuntu mukuru. Urantsinze. Ndagutsinze se wewe wariye Cerelac ko wavukiye muri Kigali. Buriya hari abantu bishuka, hari cyo ntajya nemera n'ubu nakibwiye ejo ndimo ntanga ikiganiro. Ndavuga ngo ibintu byo kubyara tubisengere tubyitondere. Abana bashobora gusangira rasiyo ariko ntibasangira minerivare. Ngo iki? Abana basangira rasiyo ariko ntibasangira minerivare. Icyo kintu nicyo. Ushaka kuba bitanda bigerekeranye bagasangira rasiyo bakora ndabakoramo, ariko minerivare ni umwana ku giti cyeso. Rero uzi kumva noneho iyo winjije rero wamugisha icyambere uzagira amaboko y'umuryango. Wumva ukuntu mariage ari nziza. Ugira amaboko yaho uvuka, ugira amaboko yaho washatse, ugira amaboko y'abana bawe, noneho mu zabukuru bwawe nudahura nuko Satani yamaze kuvangira abana bazakumara imbeho mu zabukuru. Yego. Ureka bahuye n'akago uyu munsi mu zabukuru yabuze naho yerekera kubera ko urubyaro rwamunaniye. Urumva we mu zabukuru bwe amaze kunanirwa, harimo ko abana bazamufubika, abuzukuru bakamusura, yajyana bakamutwara bakamukenyeza, akumva ntaguwe nabi nk'abandi bose. Mu gihe uw'incike n'utarashatse we n'ubundi yagiye gupfa nukugira gutya arabimba byose, ahubwo azarangiza ryari tugabane twatuntu twe. Erego wabyaye imbwa ntizimurya. Uwo ni umugani. Ikindi, iyo wamaze gushaka usibye no kwagura umuryango, no mu mitekerereze yawe hari ibintu bigenda bihinduka. Bijyaguka bihinduka. Yego. Urumva rero ko uruhande rumwe ni umugisha, ni imbaraga, ni iterambere, ni ukuzamuka, ni ugukora cyane, kandi ni ukugera ku musaruro. Uvuga uti ubwo mbyaye nanjye nzitegura kwakira kuzukuru kanjye cyane, maze bikaryoha iyo ubonye umwuzukuruza.
ukifite amaso yo kureba yo kubibona. ubu ni umugisha ko ufite umugabo, ufite urugo, ufite abana, ufite ukubaho, ufite ukugenda. Bizavuze ngo wenda utwaye imodoka nushaka ubuhinga mu cyaro, ariko utaha unezerewe. Cyambere ufite inshuti muganira, ufite uri muryame ntahakumara imbeho. Kabiri ufite umuntu uri gufasha imirimo yawe yose kumeze. Muri make nta stress ufite kuko hari ukuri iruhande. Uwo ni umugisha waruhura umutima. Ariko bishingiye kuki? Nuko washatse aho yamaze kumenya ikintu kiraho. Buriya jenge bwa kandi kantu njya nkunda vuga ku rubuga barakaza hano ku bumwe bw'abera kavuga ngo uzige kubana n'ingeso y'umugore wawe n'umugabo wawe, ntuzige kubana nawe. Uzige kubana n'ingeso y'umugore cyangwa umugabo wawe, ntuzige kubana nawe. Yego rwose. Kubera iki? Ubu ushaka kugira ngo turambane, iga kubana n'ingeso zanjye. Kuko you will never change me. Have to accept you as you are. Yes, you ntabwo ushobora guhinduka ngo uko ushaka, ahubwo wowe urihangana ukemera kuba nk'uko ngendiho muri ya mico yanjye. Ariko wo filame ziri ukagenda umpindura gahoro gahoro, ko ibintu bya karande n'imivumo ni ibintu utahindura mu isegonda imwe. Step. Yeah. Step. Gusobaza ukambwira ngo ni changing mind yanjye. Bihugu. Kandi nkubwira ngo ugize ubwo tugese ndukunda nkunda ruriye. Urateka ubugari ntabwo nijya simba uteka ibindi. Akakunda akagari so ko dushyira inkono y'ibitoki ninjoro kanteke n'ubugari ku ruhande. Ese wamugane mushumba, aba bantu bagiye kubana ari babiri, umwe akunda ubugari undi akunda umuceri. Yewe ni ingeso wamugane. Aho hantu harimo isomo rikomeye. Nase ngo urugero nk'umuntu uryamye agona. Kugira ngo bane babigenza gute? Uzamubuza kugona, uzamupfuka ku munwa, uzagenza gute? Ikibazo. Uzagenza gute muhuye? Ntago mbizi. Wakwiruka. Kandi nta byabazi nta nubwo azakubwira. Nyine wabikora hekise. Ntacyo nyine nuko byakira. Kumwe bwabera gisubizo kivango. Uzaryame mbere ye. Usinzire mbere ye. Iyo ntabwo ni wasinzira. You can't change anybody. Guhindura umuntu kwisi ntago bipfa gushoboka. Ariko ahubwo wiga kubana n'ingeso ze no kuzihandoringa kandi bitakuvunnye. Uko niko kubana kwisi bitakuvunnye. Kwiga kubana n'ingeso z'umuntu. Yego. Ntabwo umushobora ngo gibe ngo jeri ngo ngomba kuba nkuko shaka navunika. Wavunika. Ahubwo nzamenya ngo muri characters ni izihe ngo nzihagararemo. Abone ko turi kumwe. Kabiri, ni izihe nengeza nawe nzihagararemo. Ariko ko tugize gute? Turi kumwe. Ati sha turi mugabo sha. Ati ndamukunda wese kandi kumbi ntabwo ari uko nkunda bihagije, ahubwo nuko namenye faiblesse yawe, menye intege nke zawe, ndaje mpagarara aho wibagiye guhagarara. Ako niko hagarara mu tworo ugasubiza ko hari icyo mba nakoze aho ngaho rero. So kuri aya magambo twarimo tuvuga kugira ngo badukurikiye kumwe bw'abera ministries batwumve. Iga kubana n'ingeso z'uwo mwashakanye. Iga kuzibyarira, kuzitwitira, kuzitwara akazi, kuzigaburira, kuruta kujya gucyurira no kuvuga no guhangana ni ibintu bidashoboka cyane. So bivuze rero ngo mu muryango tumaze kubona imigisha izanwa no gushaka. Kungura isi, kungura igihugu, kugira abana, kunezerwa, ukava ugira ukunda. Ariko no hakaba n'igihe mariage hinduka umuvumo. Nicyo nashakaga. Ni ryari rero? Ni cyagiye uhagera ukabura amahoro. Kubyara mukabyanga mubishaka. Barahari. Kavuga uti wapi kubyara buke. Nkurikije uko bimeze ndisunga imiti. Situation. Ni nywera amazi. Kandi bakabikora batagishije n'inama. Yikiza. Ibi bintu abantu bakwiye kubyumva mu buryo bukomeye. Hari igihe mariage kubera umuvumo. Kubera iki? Wasanze abanyamuvumo. Yego. Banafite karande. Kuko wa mbere bimubereye umugisha kuko yasanze abanyamugisha. Bibiliya iravuga ngo imbuto y'amahoro ibibwa mu mahoro abahesha abandi amahoro. Aho ngaho. Yes. Kuko ntabwo uje mu muryango ngo ugire ibintu hindura. Ntabyo. Abantu bakuremo abihinduramo iki se? Hacyo uri buhindure. Niba yajyaga vuba guhembwa akayabitsa mama we. Tibwira ngo urashatse ngo arabihindura. Kavuga ati arasobanura mwe ko byagenze gute se?
vuga zanusura ntaranusure bubakire ku kinyoma ku rugo rutizerana rwubakira ku kinyoma iyo mumaze no kubakira ku kinyoma tayari umuvumo utangira kwigaragambya karande zigahamagara n'izutwana n'udutundu twose turaza ati iyi ndwara yo gutongana yo kuvuga nabi yo gushwana yo kudahuza yo guterana muno baryamye yo kumwe mutana cyundi separation di korokaza bantu ugasanga ati kera ko byo vise nabiri ari kumbi bimuhindukiye umuvumo kuko yaratewe ntiyamenye cyamuteye ahantu cyamuteye kuri mu guteka amafaranga akoreye agiye cyukorera yawe ese na yawe ese ugiye ngo tugutegurire tegurira abaye cyangwa nyihorera imvugo mbi atari uko kado yahawe ari mbi atari nuko wayakiriye ari mubi ahubwo ni amateka bibitsemo batamenya kudasobanukirwa hahandi mugenzi umwe afata icyemezo cyo guhagarika urubyaro atabwiye mugenzi we cyane ndetse mbishaka cyakora muri iyi minsi by'abantu bwo gufosinga bagarika urubyaro benshi n'abagabo burya nabwo ati mugora agenda ushyiremo agapira hariya nawe se ugiye batagiye ngo bamukorere gatira urumva yinjiye muri rwa rugo ntabwo amariage muryoheye ari mu buriri ntamubona mu biryo ntamubona mu guhaha ntamubona mu kiganiro ntamubona mu kuvugana ntamubona nukuza akajugunyaho gusa ubundi akirakarira akagenda atavuga no mu barokore mu rugo ushobora gutaha ntavuge be ugasanga mu rugo nta mwuka mwiza uhari kama nubwo babasenga ugasanga ni ya miguruko ntabwo basenga iki babasenga nyine mu rwego rwabo kubasenga gutyo nyine none sugira ngo gusenga messenger mbonye maho mushumba reka mugire inama nkubwire Jerry uburiye umubyizi mukwe ntako abatagize hari n'ubu atahinze cyangwa yabuze isuka yabuze isuka hari igihe buri guhingisha aho bidakwiye bivuze rero ngo ntabwo ari kubura isuka ahubwo ikibazo ni ukubura mu bitekerezo ushobora kubaka kuko wa muntu we twarimo tureba ukuntu mariage ishobora nimara kumva umuriro nta rubyaro nta terambere nta kungura umuryango nta kuganira ubushomeri buzinjira ubukene bushorere inzangano hagati y'umuryango zibe zirinjiye turagendana akiri gikurikiyeho kinafite n'imbaraga nuvuga ngo bazatangira guhishanya imitungo bose ko bari mu rugo rumwe babana noneho umwanzi taserebura kuko azi neza ko union fait la force ubumwe butuma utsinda nuvuga ngo ubumwe n'imbaraga so wari agomba kubatandukanya agashwanisha umugabo n'umugore agashwanisha nyirabukwe n'umukazana agafana ase ntabwo uzija mugabo muri Mika rivuga ngo umwisi kubisobanura cyagihe ngo ni umuntu wo gushishikazwa n'abarinzi ngo mwiza wo muri basa n'igitovu urushaho kuba mwiza rasa n'uruzitiro rw'amahwa umunsi wavuzwe n'abarinzi barasohoye abanza umuntu wo mu rugo rwiwe mukazana hagurukira nyirabukwe niho agahagukira umukazana urumva ko amagambo asobanura aho ngaho arakakaye urumva amagambo yumvikana urumva wa muntu yaraje ari impano ariko ab'impano igezeho ntibari ngo bayaha agaciro nta nubwo bazi ibyo bafite ibyari byo noneho birangiye ibyari kwitwa umugisha kuri uwo mukobwa bihindutse amarira n'umuvumo ntuzabyara ntimuzatera imbere ntimuzagira iterambere ntimuzaganira n'abandi uzabaho uri umuntu izore uri umuntu uri ahantu wenyine mu bitekerezo umve nta jambo bati nguri yaraje nyirashyano baranabivuga buko n'ubundi bashiki umugabo baramukazi bakubwira ku mugaragaro umva biriya bintu umugabo yaza ngo nta bwenge ugira n'ubundi n'igihe wakwemeye sinzi ukuntu utekereza ugasanga buri gihe nta na kimwe ukora bashobora gushima ko wagikoze neza kandi nyamara wagikoze aho ku mitima yabo yishyizemo ko utari bugira umugisha so rero mariage ubwayo ni umugisha ariko ibituma haza nk'umuvumo n'umugisha bikomoka ku buryo batwakira ibyo badusanganiza n'ibyo batubwira n'ukuntu batwiyegereza cyangwa batujyana kure gutya gato ugashiduka wisanga hari umugisha hahindutse umuvumo kimwe n'uko hari umuvumo hahinduka umugisha bitewe n'imbaraga z'Imana zikorera muri wowe yego aba bantu rero bahindukiwe umuvumo batasobanukiwe ni gute wamenya agaciro k'iyo mpano wahawe n'Imana ntabwo wayimenya kuko Satani usenya yashenye mbere yuko yubaka yagutanzeyo yagutanzeyo wafunze amavarisi n'ishinga amavarisi
kandi noneho yo mutarebye neza karandi nyegageza urukundo rukananirwa. Uzi ko iyo ngiyo ariyo yayindi igera hamwe twavuze ejo bundi kwa kane ndakeka igera mu bana. Nicyo nyine ruba ari uruhererekane rw'urusheni utazi kandi rukamanuka ugasanga cyagiye niba mushwanye muzabyara nk'abandi nta burere nta kuganira umwana ntazabona mu rugo barya ntazumva mvuga ngo ni ugutonga no kuvugana nabi no kubwirana nabi no guhangana noneho babana bakurire muri wa mubabaro nk'uko nawe ukuriyemo. So biba bigoye kuko karandi gutangayo kandi kaza ifite imbaraga. Kakantu wavuze ngo Rinio Fera Force hari umwana watubwiye ati nubwo papa wanjye ari pasiteri mu rugo ntitujya dusenga. Iki kintu uba basenga ikizi na karande mu ngo z'abakozi b'Imana irahatinyuka. Ayo guca urubanza kugira ngo tujye mu rubanza icyo nzi cyo ntaho Satani atagera. Niba ajya mu rusengero ntiyatinya baza mu rusengero. Niba atinya mu rusengero ntiyatinya baza mu rusengero. So bivuze rero ngo izi mbaraga zituma mariage ibiha urugo rukabiha umuntu akabihirwa no kubyara no kubana akumva ahubwo arashaka kuba wenyine nta muntu ashaka kumuzira mu rugo bikagera mu rwego yumva ibintu bimunukiye bimubihiye byanze kubera iki wari umugisha ariko uburyo yakiriwemo n'ibyo yakiranywe n'amakenga bamufitiye n'ukuntu bamwihunza mariage ihinduka iki umuvumo kuri we. Ariko yucunze neza ushobora kuwukura iwanyu cyangwa ukawusanga aho ngaho ugiye kujya. Tuvuge kuri iyo yombi uwo kuyi iwanyu ni uwuhe ni uwuhe kugira ngo tubone n'uwo usanze ni uwuhe. Icyambere aho uvuye ibyo bagupfunye ubundi mu majyambere bagwa gushyiramo n'izo gahunda kandi izo gahunda izo gahunda z'imyitwarire y'iwanyu iyo mico n'imigenzo n'aby'iwanyu aho ngaho byo biba byarakuzuye muri wowe nibyo bibanza mbere ya nyuma hakaza amajyambere bakapfunyika nyine bipfunyitse muri wowe kuvuga nabi gutongana kutubaho umugabo kutaganira kutihangana gutongana gushihurana ibyo byose urapakira harimo n'ibisoro n'amasano tindatwara kwa Jeritu n'amarido ukamara kuhasanga ugasanga nawe afite ibindi bintu yasetinze bamubwiye mu byo atapakiye hari abantu buri gihe kubera iki umwanzi ntakeneye ko abantu bubaka ati ntago yazanye amarido kandi ni n'amabi araciriritse kandi twarakwaye miliyoni 3 nuko n'amarido ahenda sha bigahita bitangirira aho ngaho nta n'iminsi urumva noneho bwa buryohe na wamugishaho mu rugo atangiye kubona ko utakiryoshye kubera rimwe arafesingana n'ibintu atari yarateguye mu buzima bwiwe. Yego noneho mariage akumva ni futi akumva hariho n'afata inzira ati ntacyo nzagusaba sinzajya mu rukiko ndagiye mbabarira ariko nduke nigendera. So rero urugo n'umugisha in general ariko rwitwa umugisha bitewe nabo hasanze n'uburyo bakwakiriye n'ugiye kubikoramo kandi ukabona uteye imbere mu buryo bwiza. So rero Imana yo mu ijuru bampera umugisha sinzi iminota niba tutarayimara ntabwo bashaka ko tuyimara giyeho dusigaje umwe ariko nta kibazo. Twashimira abantu bose badukurikiye n'ubundi ndacyakubaza nti aba bantu basobanukiwe ibi bintu bakore ubuhe buryo? Rero kuri ingingo nababwira ibintu bitatu. Icyambere kuba byumvise ubwabyo birahagije. Nongere nkubwire ngo ikuremo kari umuntu wabikoze. Yego. Mva kari Satani kwanga. Gatatu shaka uburyo usenga. Yego. N'uburyo wegera umushumba bishoboye agufasha. Kandi mu buzima ntibizakubuze gutangira igitambo urugo rwawe no guciyo karande yagasuzuguro no kutubaho. Ibyo ni ibintu by'ingenzi cyane umuntu akwiriye gukora. Amen. Amen. Urakoze cyane mushumba, namwe mwese mwari mudukurikiye ndabashimiye cyane. Ibiganiro byacu nyine uko Imana izagiye bishyira ku mutima wabo mushumba tuzajya tubibagezaho nta kibazo. Ndabashimiye. Ciao ciao.